Reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye muri iki kiganiro cyacu. Ni ikiganiro tugiye kuganira twibanda ku ndwara zititaweho. Ni ikiganiro mwategure kandi giye kwizwaho nanjye nibishaka Jean Baptiste. Iyo bavuze indwara zititaweho ni indwara nyine ziba zitarashyizwemo imbaraga kugira ngo zirwanywe. Izo ndwara rero muri iki gihe turimo muri uku kwezi kwa mbere, leta y'u Rwanda yifatanije n'ibindi bihugu ku isi, hakaba harabaye umunsi mpuzamahanga wo kwita no kurandura kuri izi ndwara zititaweho. Ni indwara zigera kuri 20, yenda twavugamo nkeya, harimo nk'indwara y'ibisazi by'imbwa, harimo nk'indwara y'imidido bakunda kwita ibitimbo, harimo nk'indwara y'amavunja, harimo indwara nk'izo ngizo zitandukanye. Ni nyinshi. Harimo indwara ya bilharzioze tuzi iterwa n'inzoka, ndetse n'izo nzoka zo mu nda ku buryo butandukanye. Uyu munsi rero reka nahisemo kugira ngo tuganire ku ndwara imwe, indwara yitwa ibisazi by'imbwa. Ni indwara rero iterwa n'umuntu kuba yariwe n'imbwa ariko ifite ibisazi by'imbwa. Uyu munsi tugiye kuganira na Dr. Richard Nduwayezu, ni umwarimu muri kaminuza, akaba n'umuganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, ariko akaba anakuriye n'ikigo kimwe gikora ubushakashatsi kandi kikita ku matungo cyangwa se ku nyamaswa zibana n'abantu. Turaganira rero kuri iki kigo cyitwa WAG giherereye Kicukiro, ni mu mujyi wa Kigali. Dr. Richard, tuguhaye ikaze mu gutangira ikiganiro cyacu. Nk'umwe mu bakoze ubushakashatsi kuri iyi ndwara y'ibisazi by'imbwa, mukaba muri n'umuvuzi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, ndetse mukaba munakurikiranira hafi ubuzima ndetse n'imbwa hirya no hino hano mu mujyi wa Kigali, cyane cyane muri iyi projet yitwa WAG. Twagira ngo mutubwire, umuntu agereranije cyangwa se yaba akabije avuze yuko ibisazi by'imbwa bishobora kuba bikiriho hano mu Rwanda. Murakoze. Nitwa Dr. Richard Nduwayezu, ndi umuganga, nkabamagariye ubushakashatsi mu bitaro by'Umwami Faisal, nkabandi n'umwarimu muri kaminuza, ariko muri urwego nkabamagariye organisation yitwa WAG, bivuze Welfare for Animal Guide Rwanda. Ikaba ari umuryango utegamiye kuri leta ushinzwe kwita ku buzima bwiza bw'inyamaswa, cyane cyane wita ku mbwa. Mu bikorwa dukora cyane ni gukura imbwa ku muhanda, tukazitoza imico myiza, ikaba zasubizwa muri community. Ariko icyo ni kimwe mu bikorwa dukora. Tugakora n'ibindi bikorwa bijyanye no gufatanya na abandi bafatanyabikorwa, harimo Minisiteri y'Ubuzima na RAB, ku bijyanye no kurandura cyangwa kurwanya indwara y'ibisazi by'imbwa. Ibyo tukabikora dufashanya muri gahunda zateguwe na Minisiteri, ariko cyane cyane WAG nk'ibyo isanzwe ikora, gukura imbwa ku muhanda, kuko byagaragaye ko imbwa nyinshi zikunda kuba zirwaye indwara y'ibisazi by'imbwa, ziba ziri imbwa zo ku gasozi. Mu byo dukora rero harimo kuzikura ku muhanda bakazikingiza, hanyuma bakaba bazikona cyangwa se batuma zidakomeza kubwagura, kugira ngo ni nka strategy zimwe zikoreshwa mu buryo bwo kurwanya cyangwa gukomeza gukontrola imbwa z'inyagasozi cyangwa se imbwa zishobora kuba zateza ibyago byo kwanduza indwara z'ibisazi by'imbwa. Ibyo ni bimwe mu bikorwa dukora, ariko hakabamo n'ibindi bikorwa bijyanye no kwigisha abantu uko bita ku matungo, cyane cyane imbwa, no gufatanya muri gahunda yo gukangurambaga muri rusange kugira ngo abantu babashe kumenya uko bita ku mbwa igihe bazitunze. Tukaba dukorera mu murenge wa Niboyi mu karere ka Kicukiro, uzamutse nk'ujya kuri NPD contract. Dr. Richard Nduwayezu, twagira ngo dutangire tuganira, tubwire ese kuko hano mu Rwanda indwara y'ibisazi by'imbwa yaba igihari cyangwa se irahavugwa? Mu bushakashatsi twakoze, cyane cyane mu byo nagiye nkoramo, twarebye imibare, cyane cyane ubwo twagira duhere ku bantu baribwa n'imbwa, kubera ko kugira ngo urwaye indwara y'ibisazi ni uko yenda babanje kuribwa n'imbwa cyangwa se hari ukundi wageze contact n'imbwa. Mu byo twakoze tureba abantu bose baribwa n'inyamaswa bajya kwa muganga, byagaragaye ko ku rugero rwa 76 kugeza kuri 80%
ni abantu baba bariwe n'imbwa, abo bajya kwivuza bariwe n'inyamaswa 70 kugera kuri 86% baba bariwe n'imbwa. Mu bajyanye n'ibisazi by'imbwa, imibare itangwa n'ikigo cy'ubuvuzi cyangwa se iyo urebye muri RBC imibare bagenda batanga, bigaragara ko dufite indwara ibisazi by'imbwa. Ntago nzi exact umubare exact mu ubungubu, ariko bigaragara ko dugifite iyo ndwara ibisazi by'imbwa. Ariko mu bimwe mu bibazo bituma tutanabona imibare yifatikanya nuko hari abaribwa n'imbwa ntibajye kwivuza kwa muganga. Nuvuga ngo imibare ishobora kuba yamenyekana ni ababashiye kujya kwa muganga. Imibare yo twazagera tukareba neza kubijyanye no muri RBC tukareba imibare batanga, ariko abantu baribwa n'imbwa bo baracyari benshi cyane mu Rwanda. Urakoze cyane. Ese ni ibihe bimenyetso noneho umuntu yavuga duhereye nko kumbwa yahuye n'icyo kibazo cy'ibisazi by'imbwa, ndetse n'umuntu warumwe n'imbwa akaba yenda yagaragaza ibi bimenyetso by'indwara y'ibisazi by'imbwa? Ubundi imbwa ifite cyangwa se ivuga ko ishobora kuba ifite ibisazi by'imbwa, akenshi usanga ari imbwa ifite iyo bigitangira usanga ari imbwa ifite amahane. Ifite amahane ishobora kuba yirukanka, ishaka kugenda irumana, ubona ifite babyita ngo sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ariko ifite agitation. Akenshi ubona itangiye guciragura ibicandwe, ibikonda, ikaba hari n'igihe bimaze kubera ko uko virusi igenda yiyongera mu mubiri wayo, igera aho ngano ikaba yanagira paralize. Ikaba ishobora kubasha kugenda cyangwa se ikaba yagira paralize ashobora kugenda. Ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso ushobora kubona imbwa, ariko cyane cyane gusagarira abantu, ikaba yarya abantu cyangwa ikarya amatungo, ikaba abona ishaka kwirukanka, gusimbagurika. Izindi bwo n'ibindi bimenyetso yenda zigira umuriro nk'ibindi ndwara yatewe na virusi igikunda kugira umuriro, ariko ibyo ngibyo ntabwo abenshi bava kubimenya. Nibyo babona ni action zikora cyangwa se ibimenyetso bishobora kugaragara inyuma ku mbwa. None iyo tugeze ku bantu, iyo imaze kuribwa n'imbwa ifite ibisazi by'imbwa, akenshi urumva icyambere gutera igisebe. Icyo gisebe akenshi usanga uguru kuba bari kugira ububabare, ikaba yagumva ushaka kwishima cyane aho kuri icyo gisebe. Iyo bikomeje kugenda biprogressa, ugira umuriro, ukarwara umutwe, akenshi hari igihe abantu batangira kuruka, ariko uko virusi igenda ikomeza ijya mu mubiri, bigeraho ku buryo umuntu ashobora kuba ubona nawe yatangiye kuba agitation cyangwa yatangiye nko nakwita agitation, ariko nawe akashobora kuba yabona ashobora no kuba yarwana cyangwa se ubona afite imbaraga nyinshi cyane. Nyuma iyo bigeze aho ngaho agera ku gihe cyo kuba ubona yataye nk'ubwenge cyangwa se akagira hallucination. Ibindi ashobora kugira nawe adent nuko ashobora kugira kugihe nawe ashobora kugira paralizi. Iyo maze kugera mu bwonko, icyo gihe ntabagishoboye kugira imbaraga mu virusi, umubiri ntabwo wishoboye kurwanya virusi. Icyo gihe bituma agira ibintu bimeze nk'umuntu warwaye ibisazi cyangwa se umuntu ufite indwara yo mu mutwe. Akenshi rero ni igihe babona batinya nko kwegera amazi, kubera ko virusi igenda yiyongera mu mubiri. N'igihe kunywa amazi cyangwa se agira n'ubwoba bwo kunywa amazi kubera ko ntabashobora kuyanywa. Donc hari ibintu bitera ko mu muhogo adashobora kumera neza. So ibyo ngibyo nabyo rero biri mu bintu bimwe bakubwira ngo n'umuntu ashobora kuba afite indwara y'ibisazi. Ariko ubundi confirmation y'uko umuntu afite indwara y'ibisazi nuko dukora laboratory investigation, ukaba wagenda ubwo no kureba mu maserire cyangwa se kureba n'ibizami bapima kwa muganga, bakaba bakonfirma ko umuntu afite indwara y'ibisazi. Nuvuga ngo akenshi kwa muganga usanga abantu bakunda kubona ngo umuntu yariwe n'imbwa ifite ibisazi by'imbwa, ariko usanga akenshi ari ukugendera ku bimenyetso. Ibimenyetso bakaba bavuga ngo umuntu ashobora kuba afite yambwa ifite ibisazi, ariko ubundi test confirmatoire nuko bakora ibizami bya laboratoire bakaba bakonfirma ko umuntu yari afite yambwa yarirwaye indwara y'ibisazi by'imbwa. Murakoze cyane Dr. Richard
murakoze cyane Dr. Richard Nduwayezu. Twagira ngo mutubwire noneho ese umuntu akimara guhura n'ikibazo cyo kuribwa n'imbwa yenda ifite n'ibisazi cyangwa se yaba itabifite, niki yakwihutira gukora nk'ubutabazi bw'ibanze yakwikorera ku giti cye mu gihe atarajya kwa muganga? Murakoze. Ubundi umuntu ariwe n'imbwa, ubwo yenda ibyo tugiye kuvugaho cyane cyane ni ibijyanye no kuba wariwe n'imbwa byarangiye. Ibijyanye no kwirinda kuribwa n'imbwa n'ibindi, ariko iyo umuntu yariwe n'imbwa ikintu cya mbere yihutira gukora cya mbere ni ukoza igisebe n'isabune byibura sabune 15 ku buryo byibura bya mikorobe zose babanje kuzikura, hanyuma ukatayondera kujya kwa muganga. Hari icyo birinda? Ibi bituma ko igisebe, kubera ko ibisazi by'imbwa by'indwara, donc virusi itera ibisazi by'indwara y'ibisazi by'imbwa ni virusi, ni ukuvuga ngo ishobora gutuma igiye mu maraso ishobora kugenda izamuka, uko igenda yihuta mu maraso bishobora gutuma yanduza bigera mu bwonko vuba vuba. Bivuga ngo iyo bahogeje neza byibura bigabanya mikorobe zakwinjira zijya mu maraso ku buryo zagera mu mubiri w'umuntu vuba vuba. Bishobora kurinda umuntu ku kihe gipimo? Iyo ni prevention, ariko ntago mubare nkuzi neza exactly, ariko bigabanya ibyago. Indwara y'ibisazi by'imbwa ni indwara koko bishoboka ko ashobora kuba ni indwara mbi yica kandi mu gihe gitoya. Ese umuntu ashobora kuyirinda? Icyambere nshaka kuvugaho, icyambere ni ukwirinda kuribwa n'imbwa. Kwirinda kuribwa n'imbwa ni ukuvuga ngo akenshi abantu baribwa n'imbwa byagaragaye nuko abana n'abantu batunze imbwa aribo bakunda guhura no kuribwa n'imbwa. Ikintu bagomba gukora cyane cyane ni ukwirinda gukora ibintu byose byatuma birakaza imbwa ku buryo byatuma yirwana nayo ikaba ishaka kubaruka. Icya kabiri, niba utunze imbwa ugomba kuyikingiza. Gukingiza imbwa ni ibintu bikorwa cyane cyane imbwa zibyibura kuva ku mwaka umwe kuzamura. Buri mwaka bagomba kuyikingira kugira ngo yongere imunite ituma itarwara ibisazi by'imbwa. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo kintu navuga ngo cy'ibanze cyatuma abantu batarwara ya ndwara y'ibisazi by'imbwa. Ariko ikindi ni ukumenya ko nubwo wenda turi kuvuga ku ndwara y'ibisazi by'imbwa, imbwa zishobora kuba zatwanduza n'izindi ndwara. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko zavuwe cyangwa se wajyanye kwa muganga bakazikora check up byibura nka rimwe mu mwaka kugira ngo bamenye ko niba nta zindi ndwara zishobora kuba zakwanduza abantu bazitunze. Mu Rwanda turabizi ko hari inzego z'ubuvuzi zitandukanye, duhereye yenda ku buvuzi bw'ibanze ariho tuvuga umujyanama w'ubuzima, tukajya ku kigo nderabuzima, tukajya ku bitaro by'akarere, tukagera ku bitaro rusange binini. Ese ubu buvuzi ni he umuntu avurirwa mu gihe yariwe cyangwa se yahuye n'indwara y'ibisazi by'imbwa? Ni ukuvuga ngo iyo urebye ubu ngubu n'ubundi bushakashatsi turi gukora muri ino minsi kugira ngo turebe uko duhagaze mu rwego rw'ubuzima, ariko icyo navuga ni uko imiti ituma iyo twita post exposure prophylaxis cyangwa ihabwa umuntu wariwe n'imbwa irahari kwa muganga, cyane cyane guhera ku bitaro. Ku rwego rwa centre de santé bajya bagira izo bita mantirabic cyangwa se ari amavakisi baha umuntu umaze kurumwa n'imbwa. Ariko ikindi ku rwego rwa centre de santé, byibura niho navuga ko icyambere bashobora kugufasha kugira ngo igisebe kitagira kiba cyaguteza infection, hanyuma bakaba banagufasha kugira ngo baguhe izo antirabic iyo bazifite. Ariko ntago avuga ngo ni kuri centre de santé hose bazifite, kubera ko bigaragara ko haracyarimo gap, ariko ngira ngo RBC iri kubikoraho cyane ku buryo iyo miti ishobora kuba yaboneka ku bitaro no kuri centre de santé ahantu hose mu gihugu. Ariko ubu ngubu navuga ngo hari n'izo bita za immunoglobulin. Izo immunoglobulin ntago nazo ziri ahantu hose, kubera ko bigaragara ko harimo ikibazo kimwe muri kugira ngo zibashe kugera ahantu hose. Ariko RBC n'abandi bafatanyabikorwa bari gukora ku buryo iyo miti ishobora kuboneka ahantu hose mu gihugu, umuntu wese ushobora kuba yagira icyo kibazo ashobora kuba yayihabwa mu gihe cyihuse. Iyo umuntu ageze kwa muganga akenshi urumva umuntu agenda afite ububabare, akenshi ugasanga afite igisebe. Icyambere ni ukwita kuri icyo gisebe,
ariko bakamuha na izo twita antirabic, ni ukuvuga ngo ni amavakisi atuma nko kumukingira indwara y'ibisazi. Bamuha immunoglobulin, ni serumu ariko ifite imbaraga yo kubustinga immunite y'umuntu kugira ngo ibisazi by'imbwa bitabasha byazamuka. Ikindi urumva ni gukora follow up, ni ukuvuga ngo akenshi nk'izo za vaccine bakumuha inshuro iminsi byibura iminsi ni progress ikurikirana, ariko bagenda bashyiramo espace ku munsi wa mbere bakamaramo nk'iminsi 3 akongera agasubirayo akongera bamuha rendez-vous yo gukurikirana byibura ku buryo bamuha inkingo 4 zikurikirana. Hanyuma ikindi hari izo bita za antitetanic cyangwa zituma zirwanya virusi ya tetanosi, kubera ko buriya mu bitaka n'imbwa nayo ishobora kuba ari indi virusi ishobora kwanduriramo iyo wariwe n'imbwa. Hanyuma no gukurikiranwa kugira ngo barebe niba nta kindi kibazo ushobora kuba bagira. Ikindi tujya dukora cyangwa kidakunda gukorwa cyane muri kwa muganga, imbwa buriya hari umuntu iyo giye kwa muganga baba bagomba kuyobuzavinga cyangwa bakashyira muri quarantine kugira ngo barebe ko iyo mbwa itari ifite ibisazi by'imbwa. Ubundi iyo imaze kurya umuntu yambwa bagomba kuyobuzavinga byibura nk'iminsi igera kuri 5. Ubundi imbwa ifite indwara y'ibisazi byazamutse hejuru akenshi ntabwo imara ishobora kumara icyumweru itarapfa. Ni ukuvuga ngo iyo ngiyo ni imwe muri sinye yuko ishobora imbwa yambwa ko yari ifite ibisazi by'imbwa kubera ko biba byazamutse hejuru. Iyo idapfuye rero muri icyo gihe nayo ni imwe muri ibintu gishobora kubwira ko yambwa yenda itari ifite ibisazi by'imbwa nk'uko twabikekaga. Muri sosiyete umuntu wariye n'ibisazi by'imbwa ashobora kuba hari aho byahurira no kuba yakwanduza abandi bantu basanzwe. Akenshi binavuga yuko umuntu wahuye n'ibisazi by'imbwa ashobora kuba yaruma n'abantu. Byaba bihuriye hehe? Birashoboka cyane. Ni ukuvuga ngo kubera ko ari virusi kandi virusi igenda mu matembabuzi, akenshi iyo uramutse ufite indwara y'ibisazi by'imbwa nawe akaba yaruma umuntu, ushobora kuba byamutera ko yamwanduza ya virusi kubera ko ibwo yatangiye kugenda mu matembabuzi y'ahantu hose. Niyo mpamvu rero abantu akenshi bari suspected cyangwa se ko baba bakeka ko baba barwaye iyo ndwara, akenshi bibasaba ko tubashyira muri isolation iyo bigaragara ko bashobora kuba bafite high sign yuko ashobora kuba afite bya bisazi by'imbwa, kugira ngo wenda bataba baruma abandi cyangwa se kubera ko bafite na agression bashobora kuba barwana bakaba bafighting ku buryo bateza kuba bakwanduza abandi bantu indwara y'ibisazi by'imbwa. Urakoze cyane Dr. Richard, umuganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, wemerewe ko dukomeza kuganira muri iki kiganiro n'abandi badukurikiye. Mbibutsa ko turi kuganira ku ndwara zititaweho, aho turimo kuganira ku bisazi by'imbwa byahagurukiwe ari umuryango mpuzamahanga wita ku buzima WHO ndetse na Minisiteri y'Ubuzima binyuje mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC. Hakaba harimo gushakisha uburyo bwo kurandura izi ndwara. Indwara y'ibisazi by'imbwa niyo turi kuganiraho. Umuntu yakwibaza tese uyu munsi ni ubuhe bufatanyabikorwa, ni uruhe ruhare cyangwa se imikoranire iri hagati ya WAG ndetse na RBC, ubwo ndavuga Minisiteri y'Ubuzima? WAG nka organisation ikintu cya mbere uvuga ngo ifite mission yo kwita ku buzima bw'inyamaswa cyane cyane zitunzwe in general, ariko nk'ubu tutitangira twabonye ku kibazo cyane ni kinini gikomeye cyane hanga dufite n'ibijyanye n'imbwa, ariko n'ipusi nazo zishobora kwanduza indwara, nabyo ziri muri imwe mu activities nuko tutarayijyamo cyane, ariko hari nk'amapusi tujya dukura nayo kubera ko kuyakura ku muhanda nayo bakayazana abantu bakaba bayatwara tukayakingira tukamenya ko atashobora kuba yateza ibibazo. No amapusi nayo ari imwe muri target aho tuvuga ngo tuganije ibikorwa byacu, ariko ku bindi bintu yenda naba narakozeho cyane ngewe personally cyangwa se na organisation tugenda dufatanya ni kubijyanye n'indwara yo kurumwa n'imbwa. Kurumwa n'imbwa nk'uko twabibonye nazo ziri mu ndwara zihangayikishije kubera ko ubumara bw'inzoka murabizi ko iyo utinze akenshi bitaba Imana. Mu byo rero twakozeho cyane hari ubushakashatsi, ariko turi no kugira ngo dusensibilize cyangwa se kuba twashyiraho mesure zishobora gutuma abantu baticwa no kuba barumwe n'inzoka, abo kugira ngo imiti cyangwa imiti ikuramo ubumara bw'inzoka antivene ziboneke mu bitaro hose mu Rwanda, kandi igihe cyose no gusensibiliza abantu kugira ngo
badakomeza kujya kwivuza mu giturage cyangwa se mu magombozi, kubera ko akenshi abantu bariwe n'inzoka bagira ibyago byinshi byo kuba bacibwa amaguru cyangwa se ingingo, kubera ko umara bw'inzoka akenshi iyo bugiye mu mubiri butuma iyo utayivuje hakiri kare, akenshi abenshi birangira babaciye amaguru cyangwa se aho amaboko, bashobora no kugira ibyo twita contractures cyangwa se inkovu zishobora gutuma badashobora kuba bakomeza kurambura akaguru kabo, ariko ibikomeye cyane nuko aba benshi bitaba Imana. Bivuga ngo rero nabyo mu bukangurambaga turi gukora cyane cyane kuri izi ndwara zitaweho, harimo n'indwara y'uko abantu barimwe n'inzoka, nayo irimo kandi turacyafite ibyago byinshi by'uko abantu bashobora kuba bakwitaba Imana. Bivuga ngo muri ibyo ngibyo nabyo dukoranye na minisiteri n'abandi bafatanyabikorwa, ni ibyo ngibyo nabyo biri mu byo dushaka gutangaho ubuvugizi cyangwa se ubufasha bwacu nka organisation. Umuntu avuze WAG, hano tubasanze Kicukiro, twumvisemo inyamaswa. Se ni imbwa gusa cyangwa harimo n'ibindi mukora ku bijyanye n'izindi nyamaswa zibana n'abantu mu rugo? WAG nka organisation, icya mbere nk'uko nabibabwiye, no gukura imbwa ziri ku gasozi ikazizana no kuri shelter bakazikora rehabilitation. Ni ukuvuga ngo kimwe muri bya bintu biteza indwara z'ibisazi by'imbwa nuko abantu imbwa zikunda kubarya, harimo n'izo z'inyagasozi tutaba tutazi uko zageze hanze cyangwa zidafite ba nyirazo. Icyo ni kimwe, irazifata ikaba yazizana ngaho ikazirehabilitate ku buryo zishobora kuba zasubira kuri community. Ikindi ikora ni gufasha muri dog population management. Dog population management harimo iyo gukura imbwa ku muhanda, ariko harimo n'ibijyanye no gutanga vaccination. Batuvuze vaccination, kuzikingira cyangwa se no kuba zakora. Akenshi nk'abantu badafite ubushobozi bwo kuba bakingiza imbwa zabo, hari igihe WAG ifatanya n'abandi bafatanyabikorwa bagakora campaign, bakakingira izo mbwa, bakanakora sterilisation. Ibyo ngibyo ni zimwe muri strategies zikora. Ikindi WAG ikora, harimo party ijyanye n'ubushakashatsi. Mu bushakashatsi nabwo igenda itanga kugira ngo tugire imibare ifatika ko ku bijyanye n'indwara y'ibisazi by'imbwa, ariko n'abantu baribwa n'imbwa. Nk'ubushize hari ubushakashatsi bwakoze ku bijyanye no kugira ngo turebe abantu batunze imbwa n'uko zibayeho, no kugira ngo twandastandinge uburyo abantu batunze imbwa babayeho cyangwa babana nazo. Ikindi navuga ni kuri ijyanye na policy. WAG nk'umufatanyabikorwa contributinga mu gushyiraho policies zijyanye no kurwanya indwara y'ibisazi by'imbwa. Nk'ubushize mu gikorwa tumazemo iminsi gishize nuko twatanze umusanzu cyane cyane mu ku revising national strategy ijyanye na elimination ya rabies mu Rwanda. Tumva mostly ari ibyo ngibyo, ariko n'ahandi hose twakenerwa ku bijyanye no gutanga ubujyanama cyangwa se bijyanye no gutanga amakuru, kubera ko ari nk'ibyo tujya dukorana n'ibigo bya primaire ku bijyanye no kwigisha abanyeshuri cyangwa abana batoya ku buryo bwo kwita ku mbwa cyangwa se kwita ku matungo, ariko no kugira ngo birinde ko zabaruma. Ibyo numva ari bimwe mu bikorwa dukorana na Minisiteri y'Ubuzima, tugakorana na RAB n'abandi bafatanyabikorwa ku bintu bijyanye no kugira ngo duhashye indwara y'ibisazi by'imbwa. Reka tubashimire cyane rero abari badukurikiye. Mwabyumvise yuko indwara y'ibisazi by'imbwa ari indwara irimwe mu ndwara zititaweho ariko zica abantu. Imibare irahari kandi iyi ndwara mu Rwanda iracyahari. Dushimire rero Dr. Richard Nduwayezu, umwarimu muri kaminuza akaba n'umuganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, ukunda kugira n'uruhare ku bushakashatsi butandukanye ku ndwara y'ibisazi by'imbwa, ariko ku buryo bwihariye bakaba akora no mu kigo WAG cyita kandi kigakurikirana amatungo cyangwa se inyamaswa zibana n'abantu. Turamushimiye cyane rero ku kiganiro cyacu yitabira. Dr. turagushimiye cyane, twizere ko no mu kiganiro cyacu cy'ubutaha uzitabira tugakomeza kuganira no guhashya iyi ndwara y'ibisazi by'imbwa.